Reka nongere mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza nshuti zacu mudukunda kandi mukurikira ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Baha ikaze no mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kuba n'ubundi twiganirira. Mu minsi ishize twakoze ikiganiro tugaruka ku bijyanye no gufasha umuntu mutagikundana cyangwa se umuntu wumva utagikunda, kumufasha kuba yakwikuramo kugira ngo mutandukane neza hatabayeho izindi mpamvu, hatajemo ibindi bibazo bikurikirana gutandukana kw'abantu, harimo kugira agahinda gakabije, harimo kwiheba n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, gufata imyanzuro idakwiye, harimo ndetse na rimwe no kuba umuntu yakwiyambura ubuzima bitewe n'uko uwo bakundanaga yamwanze. Twagiye turebera hamwe rero ibyiza byo gufasha umuntu utagikunda kukwikuramo kugira ngo nawe akomeze ubuzima nyuma y'urukundo rwanyu, umushyigikire, umufashe, ntumujugunye nk'umuntu mutamenyanye, ntumujugunye nk'umuntu mutabanye. Twagiye tubona ibyiza byabyo ndetse n'umusaruro ubivamo. Twabwiye ko rero tuzanaganira ku buryo butandukanye ushobora gukoresha noneho kugira ngo ufashe wa muntu kumwikuramo. Yes, twabibonye ko ni byiza, hari icyo bifasha, bifasha wa muntu ku ruhande rwe, nawe bikagira icyo bigufasha, kubera yuko usigara nta pfunwe ufite, nta gitutu ufite, nta kwicira urubanza ufite ko wanze umuntu akaba yarahuye n'ingaruka zitandukanye. Twagiye tubona ibyiza byabyo. Ubwo rero aka kanya tugiye kurebera hamwe noneho ni gute ushobora kubikora kugira ngo ufashe wa muntu kuba yakwikuramo kandi ubuzima bwe bukomeze n'ubwawe bukomeze, nta gihungabanye muri we cyangwa se muri wowe. Yes, icyambere rero niba wumva umuntu mwakundanaga utakimufitiye ibyiyumvo, utamufitiye amarangamutima, wumva bisa nkaho bitagihari, icyambere mubwiza ukuri. Mubwiza ukuri, witegereza cyangwa se ngo umurememo ibyiringiro n'ibyizere bidahari. Wowe vugisha ukuri, umubwire uko wiyumva, umubwire uko ubitekereza ku rukundo rwanyu, aho kugira ngo ngine umwizeze ko ibintu bihari, ko ibintu bishoboka, cyangwa se usange utangiye kugenda wikuramo gake gake, uhunga, ukora ibiki. Mubwiza ukuri kandi ukoresha amagambo atamubabaza cyane, ukoresha amagambo atamucira urubanza, ukoresha amagambo atamushinja. Mubwiza ukuri ko inzira yanyu, urugendo rwanyu rw'urukundo rutagihari. Ushaka amagambo mazima ukoresha kugira ngo umubwize kwa kuri. Hari abantu benshi bijya bigenda uko nguko, ugasanga yumva atagikunda umuntu bitewe n'impamvu zitandukanye, agatangira gushyiraho uburyo butuma atazongera kumubona, agakuraho telefone, agatangira kujya yica gahunda bajyaga bahana kugira ngo nyine wa wundi nawe abone ko atakimwitayeho, bityo abashe kuba yafata umwanzuro. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Niba wumva hari igihindutse ukumva ko mutakomezanya urugendo, icare muganire, mubwize ukuri, nawe atangire amenye ko ibyo bintu koko bigihari. Azakubaza byinshi, akubaza impamvu, akubaza n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko nyuma kumubwiza kwa kuri ni intambwe ya mbere yo kugira ngo umufashe kuba yatangira gutekereza ko bya bintu bidashoboka, atangire nawe urugendo rwo kubaho mutagikundana. Iyo ni intambwe ya mbere. Ikindi cya kabiri wakora mu gufasha umuntu kugira ngo akwikuremo mu gihe utakimukunda, gerageza kugabanya communication cyangwa se itumanaho hagati yawe nawe. Niba hari ahantu mwajyaga muhurira mukaganira iby'urukundo rwanyu ndetse n'ahazaza hanyu, gerageza kugenda ubigabanya. Message wajyaga umwandikira z'urukundo n'ibindi bigiye bitandukanye, amasaha mwavuganaga kuri telefoni nayo ugende uyagabanya, ibigabanya gake gake. Iyo ukomeje kongera wa mwanya wamuhaga, ya masaha mwavugana ukayongera, mugakomeza guhura muri rendezvous zitandukanye muzitegura, bituma akomeza kugira icyizere cy'uko ibyo wamubwiye bishobora kuba atari byo. Kavuga ati yambwiye ko atakimfitiye amarangamutima, yambwiye ko ibyacu byahagarara, ariko ndabona n'ubundi uko ari kubikora, uko ari kugaragaza cyangwa uko ari kwigaragaza, bishobora kuba urukundo rugihari. Wenda hari impamvu yari yabimuteye, akaba yamuteye kumbwira kuri ariko urukundo rugihari. Urumva hari igihe bimushyira muri iyo confusion cyangwa se muri urwo rungabangabo, avuga ati ibyo yambwiye bitandukanye n'ibyo ari gukora. Ugashaka kugira ngo twatu message tugumeho, kwa guhamagarana kugumeho n'amasaha, utagira ikintu ugabanyaho, ugasanga za rendezvous mwagiranaga zigumeho. Ibyo rero bituma nawe umushyira mu gihirahiro, umushyira mu gihe akavuga se ko yambwiye ko ibyacu byahagarara, ariko nkaba mbona mu bikorwa ari gukora, mu myitwarire arimo aragira, mbona n'ubundi
bikirimo kunyitaho, bikirimo urwo rukundo. Rero gerageza kugabanya communication, ntitwica burundu, ahubwo ugerageza ugabanye communication mwagiranaga, ibiganiro mwagiranaga bihinduke. Urumva niba mwaganiraga amagambo y'urukundo, muterana imitoma, muhana imishinga yuko muzabaho nuko muzabana, niba mwariyemeje kuzabana, ibyo ngibyo biraza kuva mu biganiro mwagiranaga, kubera yuko ntago urugendo rwo kubana rugihari. Bivuze ko n'ibijyanye narwo birimo ko guteganya hazaza, ibyo muzageraho muri kumwe, n'ibindi byinshi bigomba kuva muri bya biganiro mugirana. Kugabanya ya communication hari n'ibigomba kuvamo mu ngingo mwajyaga muganiraho. Rero ibyo ngibyo nabyo birafasha. Iyo abonye za ngingo mwaganiragaho zijyanye nuko muzabana, nuko muzafashanya, nuko urukundo rwanyu ruzagenda rutera imbere, iyo abonye ziri kugenda zigabanuka, wa mwanya ugenda ugabanuka, bikongera yuko nyine wanamubwiye cya kintu namubwije kwa kuri, atangira kugenda nawe yiyakira, afata umwanzuro umugaragariza ko nyine urukundo rutagihari, ko ibintu byarangiye. Ibyo ngibyo bikagenda birushaho kugenda nabyo bimwubaka. Ibyo ngibyo birushaho kugenda bimufasha, bimugaragariza ko ibintu byahindutse, agatangira kugira icyo cyiza, cyangwa se agatangira gutekereza koko ibintu byahindutse, nawe agatangira ubuzima bushya mutari kumwe. Ikindi cya gatatu, mu gihe ibyo ngibyo bimaze kubaho, umaze kumubwiza ukuri, mubwira ko ibyanyu bitakomeza, irinde kumubwira ko yakomeza kukubera inshuti. Iki ngiki abantu bajya bagikora kenshi, ugasanga avuze ati nubwo tutagikundana, nubwo ibyacu bidakomeje, ariko urakomeza uri inshuti yanjye magara, urakomeza uri inshuti yanjye ikomeye. Buriya iyo umuntu akigufitiye amarangamutima y'urukundo, hakigukunda bitaragenda, iyo umubwiye ko yakubera inshuti gusa, biramubabaza cyane, bigatuma nyine yumva ko umusuzuguye, bigatuma yumva yuko haciriritse. Rero iyo uri gufasha umuntu kugira ngo abashe kuba yakwikuramo, mugitandukana cyangwa se ukimubwira ko ibyanyu bitagikomeje, irinde kumubwira amagambo uvuga uti uri inshuti yanjye n'ubundi ya hafi ikomeye. Ibyo ngibyo biramubabaza. Wowe icyo ukora, mureke abanze yakira ibyo umubwiye, ko nawe ni umutwaro ukomeye. Uza umuntu akaguturaho ikintu utigeze ushyira mu bitekerezo, utanatekerezaga, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Rero banza umuha akanya ko kwakira icyo kintu umubwiye, umuha akanya ko kugitekerezaho no kugishyira mu bwonko. Iby'ubucuti wenda bizaza nyuma, yaramaze kwiyakira, ariko guhita umubwira ako kanya ngo uri n'ubundi ngo nubwo tutakiri kumwe ngo uzaba inshuti yanjye ikomeye, biramubabaza cyane, kuko aba akigufitiye amarangamutima, aba akigufitiye urwo rukundo rukomeye. Ni ibintu bitunga ako kanya. Guhita umubwira ko rero ari inshuti yawe, azagumya ari inshuti yawe ikomeye, biramubabaza cyane nyine, bigatuma yumva acitse amazi, bigatuma yumva ari umuntu usuzuguritse. Wowe niba umaze kumubwira ko iyo nzira itagihari, ibyo byumva bitagihari, mwabihagarikira aho ngaho. Banza umuha akanya, abanze abitekerezeho, abanze yiyakire. Namara kwiyakira amaze gukomera, n'ubundi bwa bucuti buzabaho, kubera yuko azavuga yuko wamwubashye. Ntumubeshye urwo rukundo kandi rudahari, ngo ugumye umushuke agendere mu cyizere, n'ubundi ubwo bucuti nyuma n'ubundi buza kubaho. Ariko ako kanya ntabwo ari byiza guhita ubwira umuntu ngo nubwo dutandukanye uri inshuti yanjye ikomeye, n'ubundi uzakomeza uri inshuti yanjye ikomeye. Ikindi ukwiye gukora mu gufasha umuntu utagikunda kukwikuramo, irinde kumuvangavanga mu bitekerezo. Irinde kumuvangavanga mu bitekerezo. Hari igihe bijya biba ugasanga umuntu mwaratandukanye, niwe wanabigusabye, ariko ugasanga aracyakora ibintu bikwereka ko akigufitiye urukundo, aracyakubwira amagambo y'urukundo, ugasanga arimo arakugirira ishyari. Wenda abonye wavuganye n'undi muntu, cyangwa se yabonye utangiye kujya mu rundi rukundo, ugasanga arimo aragaragaza ko agufitiye ishyari. Ikindi cyangwa se ugasanga nyuma murimo muraganira, utangiye kugenda umwibutsa ibihe byiza mwagiranye, atarakomera, ibihe byiza mwagiranye, aho mwatembereye n'ibindi byinshi mwanyuzemo byiza, ukongera n'utwo tuntu rimwe na rimwe two kuba wamugirira ishyari cyangwa se kumwitaho bidasanzwe. Ibyo ngibyo bituma yumva ko akigufite, bigatuma n'ubundi bimubabaza kurushaho. Rero mu byo ushobora gukora mu gufasha umuntu kugira ngo akwikuremo, no kwirinda kumuvangavanga, nabyo ni ikintu cy'ingenzi ukwiye gukora. Ukamenya uti yatangiye ubuzima bwe, nanjye ndi gutangira ubwanjye. Niba hari undi muntu uje akamwegera bagahuza, murekere ubuzima cyangwa se murekere amahitamo ye, ntushake kubigiriramo ishyari. Niba hari ibindi cyangwa se wumva ko hari ibindi bihe byiza mwagiranye, nabwo irinde kugenda ubigarura.
Ikindi kandi birashoboka yuko ushobora kuba waranafashe umwanzuro uhubutse, ukavuga uti njyewe nafashe umwanzuro mpubutse, nifuje ko dutandukana kandi wenda nyuma naje kubitekerezaho nsanga narahubutse. Niba yaramaze gufata icyemezo, niba yaramaze gutangira urundi rugendo, ubwo nabyo byimenyere nyine ubigumane, umwihorere. Niba ari mu rundi rugendo rw'urukundo, umureke nyine, kubera yuko ibyo ngibyo biramuvangavanga, bigatuma atekereza kuba yagaruka cyangwa se kuba yaguma hahandi ari, ugasanga umuvanze mu bwonko. Niba warafashe umwanzuro wo kuvuga ngo uyu muntu ndumva tutakomezanya, uwo mwanzuro ufate mbere na mbere uhagazeho, uvuga uti mfite impamvu zitandukanye kandi zifatika zinyereka ko uru rukundo ntakomeza kurubamo, aho kugira ngo ubikore uhubutse, nyuma nubitekerezaho usange warahubutse, ushaka kongera kugaruka umubwira uti ariko mbabarira byagenze uku n'uku. Yes, ushobora gusanga wenda yari atarabisubiramo, ugasanga bitewe n'uko abitekereza n'uko umutima we umeze, arongeye aragarutse, murongeye murabanye. Ariko ntago ari byiza ko ufata umwanzuro uhubutse ubwira umuntu ikintu gikomeye cyo kuvuga ko utakimukunda, wumva ko ibyanyu byahagarara. Ni byiza ko akaba bikora warabitekerejeho neza, uzi n'icyo ubikoreye, kugira ngo nyuma hatazaba ko kwicuza, hatazaba ko gutekereza ku bihe byiza mwagiranye, hatazaba gutekereza ku byo yagukoreraga ugashaka kumva ko wamugumana, ugashaka kumva ko wagaruka kandi we wenda yaratangiye ubundi buzima. Ubwo rero kwirinda kuvangavanga umuntu nabwo biri mu byamufasha kuba yakwikuramo. Yes, ibyo nibyo by'ingenzi twaba tugarutseho muri aka kanya, tuvuga tuti gufasha umuntu ko kwikuramo ntago ari ukumwirukana mu buzima bwawe, ahubwo no kumubera inyangamugayo ndetse no kumwubaha, kubera yuko ni ubutwari bukomeye kuba waca bugufi ukaza ukabwira umuntu uti ibyacu ntago bigikomeje, urukundo rwacu ntago rugikomeje. Rero kumufasha ko kwikuramo ntago ari ukumwirukana mu buzima bwawe ngo buramuciye burundu ntazagira andi mwongera guhura, ntazagira ibindi mwongera guhuriramo, ahubwo ni ukumufasha, ni ukumwubaha nk'umuntu koko wakunze, ukamuha ku gaciro, ukamuha urwo rukundo rwawe, nawe akakubaha akagukunda, akaguha ku gaciro, akaguha urukundo rwe. Ni ukumufasha ukamubahirira urwo rukundo yagukunze, kugira ngo adahura n'izindi ngaruka zikomeye zo kuba mutandukanye, ukamufasha kwikuramo. Ibyo rero ntabwo ari ukumwirukana, ahubwo ni ukumufasha, ni ukumwubaha, ndetse no kuzirikana ibihe byiza mwabanyemo, no kuzirikana urukundo yagukunze, atari ukumujugunya nk'umuntu mutigeze mumenyana. Ikindi ni uko kubabara by'akanya gatoya biruta kubabara igihe kirekire. Umunsi ubwiye umuntu ko utakimufitiye amarangamutima, ukabimusobanurira muri za nzira twagiye tuganiraho ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, hari uburyo bwinshi, ubwo nimwe twagiye tugarukaho, bimufasha ako kanya. Yes, arababara, ariko ababara mu gihe gito, kuruta uko warushaho kumwizeza ibitangaza umwaka umwe, imyaka ibiri, akizera ko ari uwawe, akizera ko nawe uri uwe, akizera ko hari nyine urugendo murimo mufatanyije kandi we muri wowe byarakuvuyemo. Ahubwo icyo ukora ari ukugira ngo ukomeze umubeshye bitewe n'ibyo umukuraho, bitewe n'uko wenda udatekereza ingaruka n'ingorane zo kuba urimo urakora icyo kintu cyo kumubeshya. Ibyo ngibyo nibyo bikuruta kumubwiza ukuri, akababara igihe gitoya, nyuma agakomeza ubundi buzima bwe, kurusha kumutwara muri ubwo buryo, utamwerurira, utamugaragariza, utamubwiza ukuri ko utakimufite ayo marangamutima, utamubwiza ukuri ko ibyanyu byahagaze. Rero ni ibyo ngibyo twaba tuvuzeho. Ikindi kandi no kubabwirwa cyangwa se kubari gufashwa, niba umuntu mwakundanaga aje akakubwira ko yumva ibyanyu byahagarara, yumva ko amarangamutima yaragufitiye atagihari, akaguha izo mpamvu zigiye zitandukanye, bifate nk'amahirwe akomeye, ureke guhatiriza nk'umubwira uti kubera iki. Akenshi iyo umuntu umubwiye ko mutagikundana, akenshi iyo umuntu umubwiye ko ibyanyu byahagarara, cyangwa se wumva urugendo mwari mufitanye, cyangwa se wumva amarangamutima wari umufitiye atagihari, atangira kwishinja, akavuga ati buriya hari icyo nakoze kitagenze neza, ibyo nakoze byamubangamiye, hari uko nitwaye atakunze. Ugasanga ahubwo ugiye kumva ko ugiye kurwana no gukosora ibyo ngibyo utanazi, kuko niba waranabikoze uvuga uti buriya nibikosora azongera anyemerere. Ugasanga uragende muri icyo ngicyo. Ariko niba umuntu akweruriye akakubwira ati ndumva nta gahunda igihari, wihatiriza, wikumva ko hari igihe bizagera kongera akagaruka, wikumva ko kuba kubwije uko kuri
bifate seriye, wumve ko ari ukuri, wumve ko ari ukuri nyako, wumve ko ugomba kubaho uwo muntu mutari kumwe mu rukundo, wumve ko ubuzima bugomba gukomeza, bityo ukabyikuramo bikakuvamo kandi ubuzima ukabutangira bukagenda. Ubwo rero ikintu cyo kuvuga ngo buriya ngazongera agaruke, ngo nakoze ibi n'ibi, ngo nitwaye uku nguku, oya. Niba umuntu akwerurira akakubwira ati ibyacu biba byahagarara, bifate oseriye, ahubwo utangire wiga uko ugomba kubaho wa muntu utamufite. Kandi ibintu birashoboka cyane rwose. Kenshi abantu bari mu rukundo hajya bavuga ati nta wundi muntu nzabona dutandukanye, nta wundi nabona, ni wowe wenyine. Hari abantu benshi ngiye nzi hena akavuga ati akundana n'umuntu akavuga ati dutandukanye nta wundi nazabona, ni wowe ubuzima bwanjye. Nyuma hakaza kuba impamvu zituma batandukana nabi cyangwa neza, kandi nyuma ubuzima bugakomeza. Ibyo ni ibisanzwe mu rukundo, ni ibisanzwe mu buzima, ni amarangamutima haba bigutera iyo uri kumwe n'umuntu nyine umukunda wumva ko ari uwo nguwo, ariko mu by'ukuri realite nuko atari ko kuri. Uvuga ngo aba ari uwo nguwo muri ako kanya, ariko iyo byanze ntibikomeze, ubuzima burakomeza ukabahura n'abandi kandi nabo bakakubera abana beza, bakakubera umusore mwiza, akakubera inkumi nziza, mugakundana mukamwagera kuri byinshi bikomeye. Kandi wowe waravugaga yuko utandukanye nawe mwakundanye mbere ubuzima bwabuhagaze. Rero niba umuntu akubwiye ko atakigukunda, byakire, utangire kwiga uko ugomba kubaho. Kandi nawe mu gihe wakundaga umuntu kumva nta byiyumviro kimufitiye, nta marangamutima kimufitiye, kumva nta hazaza aho urwo rukundo rwanyu hagihari, mubwiza ukuri kandi ukore bwa buryo butandukanye twagiye tuganiraho ushobora gufasha umuntu kuba yakwikuramo. Icyo gihe umubereye inyangamugayo, icyo gihe za ngaruka zindi tubona zibaho nyuma yo gutandukana kw'abantu ntabwo tuzazibona, zagenda zigabanuka, bityo turusheho gufashanya. Ibi ngibi nabyo ni bimwe mu bigize ubuzima bwo mu mutwe. Ni ingingo abantu badakunda kuganiraho kenshi kubera yuko ari ibintu by'amarangamutima, ibintu bavuga bati ni ibintu biri aho ngaho, ndetse n'uwababajwe n'urukundo cyangwa se n'uwababajwe n'uko yatandukanye n'umuntu n'ibindi bigiye bitandukanye, abantu bakumva yuko nyine ari ibintu biri aho ngaho biciriritse, ariko ntabwo ari byo. Ni ibintu binini bivuze ikintu kinini mu buzima bw'umuntu, kubera yuko mu buzima bw'umuntu aravuka, agakura, akabaho, ndetse akaba n'abafata icyemezo cyo kuba bakora umuryango ari bo benshi cyane. Rero kugira ngo wa muryango ubeho bihera mu rukundo, ukunda n'umuntu, mukumvikana, mukaganira, mugahuza ibitekerezo, mugahuza amarangamutima, mukagira imishinga muhurira, bityo mugafata icyemezo cyo kuba mwabana, mugakomezanya. Birumvikana ko rero ntabwo ari ingingo yoroshye, ntabwo ari ikintu cyo gushyira ku ruhande, kubera yuko twagiye tubona benshi bijyaho ingaruka zikomeye kandi zitandukanye. Rero niyo mpamvu tuba dufasha akanya kugira ngo tuganire kuri iki kintu, tubashe gufashanya mu bijyanye no gutekereza, ndetse no mu bijyanye n'ubuzima bwacu tubamo umunsi ku wundi. Twaganiriye ku buryo bugiye butandukanye, ariko ntabwo ari bwo bwonyine, hari n'ubundi bwinshi ushobora kuba wakoresha. Ushobora gufata ibitabo byanditswe n'abahanga ukabisoma, ukareba ni gute nafasha umuntu kuba yanyikuramo mu gihe tutagikomezanyije, cyangwa se ibijyanye no gufasha umuntu kuba yakubaka ubudaheranwa nyuma yo kuba yari mu rukundo ariko rukaba rutagikomeje. Hari ibitabo byinshi biba bigenda bivuga kuri izo ngingo, ni gute wakomera, ni gute wakwiyubaka nyuma y'iki ngiki, uretse n'urukundo gusa n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byose byarushaho kugufasha, bikakwereka ko ubuzima ari bugari, ubuzima budashingiye ku muntu umwe, ubuzima ari impano wahawe kandi ugomba kurinda. Mbashimire cyane rero, mbabwira nti mukomeze mudukurikire kandi mukurikire ibiganiro tubagezaho, mukande kuri subscribe abatarabikora, kugira ngo ibiganiro tubategurira kandi tubagezaho bijye bibagereraho igihe. Kandi mujye munatanga comment tuganire, ndetse munakande na like, kugira ngo turusheho no kumenya ubutaha twabateguriye iyi ngingo, kugira ngo nayo tuyiganireho, yaba iyo tuganiraho mu buryo nk'ubu ngubu, cyangwa se iyo dushobora kubatumirira abatumirwa b'inzobere mu bintu runaka bakaza bakabaganiriza. Byose nabyo turabikora.